Uraho nshuti zanjye abantu banjye nkunda cyane nongeye kubasuhuza uyu munsi kabisa. Uyu munsi rero murabibona ko mfite excitement kuko uyu munsi ndabatembereza ariko nakira n'umushyitsi wadusuye w'ingenzi. Ngiye kuri airport, ngiye kubatembereza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Stavanger cyitwa Sula Free Plus, ikibuga cy'indege cya Sula nyine. Ngiye kubatemberezayo ariko turakira n'umushyitsi nyine tujye tumutembereza muri no minsi mu biruhuko. Umuhanda ujya Sula rero cyangwa ku kibuga cy'indege cyacu murabona ko ni motorway mu kinyarwanda ni bawita buriya se bavuga umuhanda mugarira autoroute cyangwa ariko autoroute se ni ikinyarwanda ni igifaransa. Arega mu Rwanda bakoresha igifaransa ariko na highway bahita bayumva. Ni highway bahita bayumva. Mujye mwihangana tuzajya tuvanga indimi kubera ko hari ibintu byinshi tutazi mu kinyarwanda. Muzajya mugenda mutwigisha nk'ubushize dukora ikiganiro muri Germany, ngewe n'ukuri nta nubwo nazi ko Germany ari Ubudage mu kinyarwanda. Byari byananiye kubyibuka pe. Abantu babitwibukije twarabashimiye n'ukuri. Kubona ko abantu i Kigali bavuga nk'imvura igwa mu mpeshyi, urabona ko n'ahangaha naho ari ikirere cyayo kabisa. N'ahangaha imaze iminsi ibiri igwa rwose yikurikiranyije. Sinzi ubu nyine uwo mushyitsi wacu araducishamo ijisho ngo aje muri sama. Ego sama we. Ariko no mu Rwanda nabonye imvura irimo iragwa cyane kabisa, kandi n'ubundi still nawe ari mu mpeshyi. Nawe iri kugwa se? Irimo iragwa, nabonye irimo iragwa igihe umuntu aganira n'abantu babo bakambwira ko ihari. Ko byaba bikabije. Akuze ukuntu imvura igwa mu mpeshyi tuvangira. Noneho wibaza ngo turi excited y'impeshyi cyangwa y'imvura bikagucanga nyine, ariko ntabwo. Tugiye kwakira umushyitsi. Ubu ngubu nk'umuntu uvuye muri Afurika bwa mbere aje muri Europe. Kuri airport nizihe challenge akunda guhura nazo, ni ibihe bintu bikunda kumucanga? Buriya ntihari igihe nk'indege ishobora kumusigara? Kubera yuko indege yagusiga udasobanukiwe ibintu bya scan, sibyo bya transit. Nibyo bikunda gucanga abantu cyane cyane iyo uviriyemo ku kibuga cy'indege cyo muri Oslo kugira ngo uhite ukonekita ku yindi ndege iza Sula nyine biragukugora ukuntu. Biba bisaba kubaza cyangwa se nyine ugashaka information, ugashaka abantu baza bakakuyobora, kuko byanze bikunze uba ugomba gusohoka ugakora check in again. So biravuna rero iyo ufite cyane iminota mike ya transit. Cangana kubera ahubwo nibyo urumva nk'abantu bari i Kigali kugira banyumve neza. U Rwanda rufite, iyo ugeze i Kanombe kuri airport nyine akenshi abantu nta yindi ndege bahita bakoresha nyine, ubwo umuntu waza kugufata n'imodoka. Ariko hano ubu ngubu no mujyi dutuyemo kuwugeramo wabanje kugera kuri icyo ngicyo cya Oslo cyo mu murwa mukuru, noneho ukavayo nyine ukabona kuza hano nabwo ugafata indi ndege. Kandi ari bwa mbere uteze indege utamenyereye ingendo birakuvuna, biragucanga kabisa. Abonye aba harimo ibintu by'amacalenje ukuntu kabisa byo. Ariko nanone hari n'indege ziva mu bindi bihugu direct zigera Sula utiri uca Oslo. Gusa nazo ziba zihenze ukuntu. Nabonye bisaba kubanza kugira kwishyiramo kwihuta nta byo gutindaga mu nzira. Ariko nk'umuntu uvuye muri Scandinavia ntabwo biba bigoye wenyine, nta bintu bya danger. Scandinavia yose ni kimwe, ntabwo bimuvuna. Nabonye bitawe nindi kuvuga nyine nk'umuntu uvuye mu Rwanda bisanzwe. Mu Rwanda uje nk'ahangaha rwose iyo transit ya Oslo usohokamo, iyo umuntu atanakoraga check in ukonekita ku yindi gate nyine. Ariko amagate barayatandukanyije. Gate ziri international ziri ukwazo na national wide zikaba ziri ukwazo, izigenda mu gihugu hagati. Ni imiryango nyine, imiryango ugenda winjiramo bongera kugusaka. Nabonye ni biri mu bintu nanjye byancarenjinze yigera hano gatoya. Bisaba umuntu usoma cyane, ari very active muri mind, ugira vuba kuko indege yindi ishobora kugusiga. Ibyo utari no kwirara baragushuka, bavuga ati ibikapu byawe uzabibona wageze ahantu ugiye. Warangiza wagera mu murwa mukuru wanga Oslo, kuko naragenda bareka checking abana ndebe niba koko ibintu bambwiye ari byo. Ndebye nsanga ntukongera kujya kubifata, ajya kongera gusakisha bundi bushya. Iyo rero wiraye sha ugasanga ugomba gukora check in n'ibikapu nyine
ku munota wa nyuma indege iragusiga kuko indege already iba yamaze gufunga umuryango. Iyo umuntu imusize bigenda bite? Ni ukwita wongera ukagura indi tike? Ugura indi tike nyine. Ubwo ugize ubwo udafite amafaranga ni ukuguza. Uraguza uriyaranje ugura indi tike. Iyo ari ikosa ry'indege baguha indi tike y'ubuntu, ariko iyo ari ikosa ryawe kubera ko watinze warangaye ntabwo bababwira ngo indege iransize gwiki. Ariko nimba indege yakuvanye Kigali yatinze kugira Oslo yanga igahaguruka mbere yuko muhagera baguha indi tike, baragukonekta n'indi ndege byihuse. Nk'intuza si ubwo ngubwo ngiye kuvuga ikira nk'ibikapu nk'uko wenda umuntu ashobora kuza bamubwiye bati wowe nugera hariya ibikapu byawe uzabibona ugiye ahantu ugiye, hanyuma nyine najye kubireba ngo arebe making sure niba koko babishyize mu ndege imutwara akigendera akabisiga muri wa mujyi we. Ubwo bigenda bute nko kuri ibyo bikapu? Ibikapu iyo ugeze hano urabideklara, uravuga ati nabuze ibikapu byanjye, bakakubaza kanuza kagatike k'ibikapu bashyira ku itike yawe. Iyo ugafite barabitrakinga bakayibona bakazabikuzanira mu rugo, uhita ubaha adresse babyahagera bakabikuzanira. Ariko ubwo ubanza wishyura andi mafaranga? Oya. Ntabwo yabyoroshye. Urumva ko ingendo z'indege bisaba no kubaza n'amakuru y'abantu baba barazikoze kugira bitaza kugucanga. Ni ukubaza, ariko nicyo kintu tuba tubereye hano, ni ukujya dutanga information zafasha n'abandi bantu kabisa nta kibazo. Abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe. Nta birenze byo gufata indege, byo nta birenze. Iyo wiyaminiye urayifata rwose nta kibazo. Iyo wifitiye icyizere. Oya upfa kuba uzi gusoma no kwandika kuko ibintu byose yabyanditse kuri airport. Umuryango ujyaho uba wanditse, uzi nyine aho ugiye urasoma ku ma screen aba hari menshi cyane muri airport. Ugenda usoma bakubwira ari igihe indege yawe rega ihindura, bakavuga ati indege yawe yiyongereho isaha cyangwa se iminota cyangwa se bagenda babikumenyesha. Update ziba zihari hose kabisa. Bwa buhanga bw'abantu bw'abubatsi b'inahanga ya mihanda yo munsi y'umusozi kabisa. Dore n'ubu tuwinjiyemo wo munsi y'umusozi. N'ubu ngubu nibaza uburyo bubaka umusozi nibanawurimbure bakawiyorera bakawongeramo hagati kabisa umuhanda ugakomeza. Bafite utuntu utumashini ducukura ibuye, mana yanjye duhinga amabuye pe tukaricukura ntumenye ko bimeze kabisa. Nkanga buryo bashyize ikiraro umuhanda ukikomereza nta kintu uhungabanyije kabisa. Aba ni abahanga cyane abantu bubaka hano ni abahanga. Ubundi ubu ngubu kwiga engineering yo kubaka hano ntibigorana, bisaba amanota menshi cyane. Bisaba umuntu uzi imibare, wuzuza imibare 100%. Uwo muntu wiyaminiye ku mibare kabisa na physique na shema. Kuko biri mu bintu nabonye hano bakora neza kabisa. Aya mihanda yabo arayitondera rwose. Reba nka muhanda uri hafi yo mu rugo, ndabona indege inamuzanye isigwa kabisa tuzigiye. Urumva wa muhanda uri hafi yo mu rugo bazawubaka imyaka 5. Bawutangiye mu 2000 ahubwo mu 2001, none bavuze ko bazawurangiza mu 2026 muri sama. Rero urumva yuko kabisa ndanje ubu twamaze kugira tayari ikibuga cy'indege kabisa twacyegereye. Bereke ndimo ndakibereka abantu bafite indege za private bakunda kuziparika hano hafi. Umuhanda ari kujya kuri airport baba bateganya ko abantu baba bihuta buri gihe bawugiye kuvudukamo kabisa. Kuko urebye nabi wakererwa uzi gukererwa indege sibyo ko natwe twari twatinzeho gato ariko twamaganaga amasaha ya parikingi. Nose ya mihanda hano nabonye mwishyura imihanda, abantu bishyura imihanda yo kugendamo. Uno muhanda ujya ku kibuga cy'indege n'ubuhenze. Twawishyuye. Urahenze oya nta byadanje. Urabona zino ndege zisiza gisirikare ukuntu I don't know. Yes. Abanza ari gisirikare batari private jet. Private jet ngana kuriya wa? Ikintu nawe yifitiye yarayisize irangi ashaka. Hose hano ntihari abahinzi bafite bakodesha ama private jet yo kuzana abantu baza kubafasha gusarura imyaka yabo. Bibaza. Abahinzi bahangana abaherwe kabisa. Abantu bari i Kigali rero bakavuga bati mutubwire umuntu aturangira akazi ko guhinga. Abantu bahana abakire. Waba wahuye nawe gute se? Wahuye nawe ute ko atarafite? Ariko ngewe kubera ko ngira amahirwe yo guhura n'abantu. Ni umunsi nahuye n'umuntu kabisa akambye ati ndi umuhinzi nkeneye abakozi. Abafana banjye bo kuri no ntuzi nzatambarabura kabisa.
ino sasi ni ibiki? Sasi niyo ndege nyine, ni indege ya Scandinavia. Scandinavia Airlines kabisa. Iki gihugu se yitwa ngo iki? Norwegian. Akubanza yidakaza. Why? Kuba kitabikaza sekandari y'igihugu. Ndikubaza nyine. Hano raba ndege. Nyine ubanza idakora ku isi yose nibyo ndi kuvuga. Irakora rwose ku isi yose. Akubanza batayamamaza cyane kabisa ko hana nka ziriya za Fly Emirates zo ubona nyine zizwi n'ubundi style. Ziriya nyine zirazwi cyane ariko n'indi irazi. Kibuga cy'indege ni kinini. Ubereke hari amahoteli. Kubona n'amaparikingi kabisa. Parikingi imodoka. Abakire baraza bakishyura parikingi igihe cyose bazamara muri vacances. Ubu hano haruzuye. Hanyuma yaza agahita yongera avuye mu ndege agahita afata imodoka yawe. Adebera parikingi ahantu. Hatari. Mu gihe Kanombe singana gutya ngana gutya. Umuntu nyine uje gusura avuga ati sinshaka kujya kure y'ikibuga cy'indege ejo bundi ngiye gusura indege itansi igahita yifatira se parikingi za ni zihenda. Si kimwe se buriya sinzi biterwa. No mu Rwanda still Kanombe kwinjiramo naho haba hari inuzi. Niyi ni parikingi. Arandi yongera. Iri up and down nyine hingi ni ama etage ya parikingi. Yego. Itwikiriye mu kiravuga ati ngiye sinafata imodoka yanjye ngo nyishyira ahantu idatwikiriye. Nibyo kabisa. Cyagiye cyaneje none. Cyaneje uzi ukuntu kivuna se. Uzi kuza ugaharagata imodoka uyikuraho neje. Panone tekinoloji hano igeze mu Rwanda abantu bakene izabiretse. Ibintu bya parikingi byo gukoresha amakamera gusa Keze mu Rwanda hari abantu benshi babura akazi kabisa. Nibiretse pe. Ubu tugiye kujya mu kibuga cy'indege imbere naho tubereka ukuntu abahameze. Abana ko ya parikingi kabisa ko nayivugaga ari hatari. Amatsiko yanyu tuzajya tuyabamara. Tuyabamara kabisa. Cyandi navuga ngo no system ije mu Rwanda byagorana abantu benshi babura akazi. Ubu ugiye kubanza kwishyura parikingi nta muntu uhari. Oya ntago nishyura tugiye kugenda. Kwishyura ahantu umuntu yishyura parikingi nta muntu wakora ibiretse kabisa nta mashini. Mu Rwanda hose uko? Ndumva hari abantu bafungura baba hari tu. Ariko no ku muhanda uzi ko gufungura parikingi mu Rwanda kugura parikingi mu Rwanda hari abantu baba bashinzwe kureba parikingi. Barishyuza. Mu Rwanda bishyuza parikingi se no kuri airport? Barishyuza. Ndi kuvuga no kugenda bisanzwe mu muhanda. Hari abantu nyine bishyuza parikingi tu basanzwe bakora. Abantu bari kuza bagaruka niba bari kuva muri vacances abandi banagenda. Ariko abantu baracyatanga akazi. Urabona uyu muntu ukata ibyatsi uzi ko hari imashini zindi zisigaye z'amarobo zisigaye zirirwa zikata ibyatsi. Ariko urabona ko batimanya akazi burundu kabisa. Bariyeranje baracyafasha gake gake. Ubu turimo turabatembereza mu kibuga cy'indege imbere. Abantu bita bacanga. Izi ni hoteli z'ikibuga cy'indege. Muri airport imbere harimo inoze hoteli. Singiyi se Scandic? Ntabwo nari namenye ko ari hoteli bana. Niyo kabisa. Hano zirahari nyinshi. Hari abantu rega batajya bakunda kujya kure y'ikibuga cy'indege. Ako natwe kiriya cy'Ubugesera kizuzura zirimo ndabizi. Akavuga ngo umunsi wa nyuma kabisa nziryamira kare nduhuke hanyuma nyine transport hano ziroroshye. Hari taxi, hari amabisi atwara abantu rwose upfa kugera kuri airport. Iyi bisi yitwa free bus. Irihuta byataye. Ibatwara ibajyana yese. Ibajyana mu byerekezo bashaka. Ibakura hano igati bajyana muri Stavanger Centrum mu mujyi hagati. For free se cyaba arishyura. Barishyura kandi ranahenze. Hoteli ujya gufata taxi. Ariko iyi ngiyi itandukanye n'andi y'icyatsi kuko andi y'icyatsi igenda ihagarara. Iriya rero ni express. Ariko ubwo iyi ngiyi itandukanye na na yo
iyo abantu nyine banishyura na make urebye kuri taxi aho kujya gufata taxi taxi yo ni menshi cyane nabyo ni sawa fata bisi rwose kuri airport nabyo ni sawa cyane kabisa airport amatsiko y'abantu twaje kuyabamara kibaza ibibazo byinshi ibibuga by'indege byabingana gute ikibuga cy'indege cyahangaha ni ikibuga cy'indege cya gatatu mu gihugu kubera ko kiri no mu mujyi munini wa gatatu nyine ubwo habanza ikibuga cy'indege cya Oslo hagakurikiraho cya Bergen hagati hazaho kino ariko buri mujyi ufite ikibuga cy'indege n'akajyi gato kangana gute kaba gafite ikibuga cy'indege ariko nibyo koko ni iki gihugu kingana ntabwo abantu bagenda n'imodoka gusa ntabwo byakunda nyine ngira ngo urabyumva umushyitsi wacu ariko ndumva yahageze tu yahageze nitwe tu nibo bari gusohoka nibo bari gusohoka ibyo ari byo byose tuhagereye igihe ndako hano winjira ukanageramo ndabona atarahagera twakomeza none tukabatembereza aha ni ahantu abantu bategerereza abantu babo nyine hano ni aho umuntu ategerereza aba ni abantu bavuye mu gihugu hagati izi ndege niho zihagarara nyine iyi miryango ni yabo ariko abantu bavuye hanze y'igihugu basohokera muri uriya muryango byandi twavugaga by'uko haba hari ibintu bitandukanye hano nk'ahariya hirya hano ko hariho arrivals hariya rero bariya bari kureklama buriya hari ababuze ibikapu hari abagize gute ikintu nkundira ikibuga cy'indege cyahangaha nta muntu ujya muri vacances ngo agire inzara hari ahantu ho kugura anything you want ibiryo amazi amafanta ibyo ushaka byose biba bihari kabisa kubona ko ari n'amadustbin ahantu bashyira imyanda urumva tugiye kubatembereza tubereke noneho ahantu umuntu yinjirira mu ndege hariya naho gusohokera ubu tugiye kugenda tugere imbere ahantu mbereke n'amamashini umuntu yandikaho itike yiwe y'indege kugira ngo ahantu umuntu yandika itike y'indege kugira ngo ntabwo wandika itike y'indege aho wandika amamashini nako aho wandika ushyiramo nimero y'itike yawe waguze kugira ngo nyine boarding pass isohoke ibintu byo kurya wabibonye iyo uri muri vacances gahunda ni ukurya urabona ko muri airport harimo ahantu ho kurya henshi kabisa gahunda ni ukurya kubona ko harimo ahantu ho kurira ho kugurira ibintu byinshi wabonye aha hantu rero umuntu wese ugiye kugenda hari amamashini hano ndayakwereka uza ukandikamo ibintu byawe nyine gahunda zawe ubundi ugakomeza dore ngizi urabona izi zose ni imashini kugira ngo birinde umubyigano bashyizeho nyinshi zishoboka na hariya n'izo gusa uraza ukandikamo nimero y'itike yawe ukuzuza ibisabwa boarding pass igahita isohoka ukabanza ugasikaninga na passport ariko ukabona akantu kakwemerera kwinjira boarding pass hanyuma waza rero urangije kubikora uhita uza wituza ukagenda ugatonda umurongo ku muryango umwe hano kuko hano ni indege zitandukanye urumva uraza ukajyana igikapu cyawe bitewe n'indege nyine wishyuye ukabisiga ibikapu ukorera check-in ukabisiga hariya nyine bakabikorera check-in noneho ugahituza ukazamuka hano ugahituza ngo hariya n'ubundi niho werekanira ka gatike umaze gufata bagukora check-in ibikapu bakabyohereza hanyuma ubundi ugatuzamuka hariya ukajya kuri gate yawe ndabona hano hejuru haba hariho amascreen akwereka ngo inzira unyura I mean indege yawe amasaha yigendera hano hejuru biba byanditse wowe iyo urangije gusiga ibikapu uzamuka hano ugahita ujya kuri gate tuzamuka ahantu handitse gutya n'ubundi ahenshi ni gutya departure nyine wabana Afghan aho ugendera urumva rero turabatembereje ikibuga cy'indege information zose turazibahaye zo kuri Sura Free Plus igisigaye umushyitsi wacu ndumva
ari hafi kuhagera, reka tujye kumwakira. Gazi rero dusohotse mu kibuga cy'indege, ubu umushyitsi wacu turamufite, noneho turamutwaye ngo ajye kuruhuka. Murabibonye nyine stress zo kwishyura n'iki, ariko ntabwo ari stress, ariko hari igihe uhagera ugasanga hari abantu benshi nyine ugategereza, ariko twebwe ntabwo twahasanze abantu benshi. Ubu turasohotse kabisa, tumujyana umushyitsi aruhuke. Hagati aho ariko natangira tubwire bitewe n'aho avuye, hano hantu arahabona gute? Ntabona twamutuburiye. Ntabwo mwantuburiye, ahubwo ndi kubona ari njyewe usebye. Ni usebye. Urabona waribeshye? Nari mfite amatsiko yo kureba uko hameze, ariko ndabona ari heza cyane. Building, inyubako, abantu, nabonye ari heza. Uyu ngubu ntabwo turagutembereza neza, turacyari ku kibuga cy'indege, nuko tugira ngo abakunzi bacu bamenye ko umushyitsi twari dufite twamubonye, indege itamusize, twigeze kuganira ukuntu indege igisiga abantu. Rero wowe ntabwo yagusize, uri umushapu. Turagira tureba gusa, wirebera ubu ngubu ikintu cya mbere ureba ni imihanda tu, umbwire nyine bitewe n'ahantu uvuye imihanda yacu urayibona uti? Kuko na hariya hantu ndahazi, hari imihanda ya VIP. Ariko namwe ntimwikora. Oya nawe yasesha ko nageze iwanyu nkahita mvuga ati ndasebye. Nari nabona. Oya. Ndacyareba ariko ndabona ari heza. Ni heza, ariko ukurikije hariya hantu utuye nawe ni heza. Abakunzi bacu nanabararikira cyane ikiganiro cyiza cyane cyane nzakora nagarutse kugusura, nkabereka aho utuye. Ahangaha nta bwiza bwaho, usibye ko ariko kubera ibibuga by'indege byinshi bakunda kubyubaka hafi y'amazi, ariko kugira ngo uzagwe kuri iki kibuga tuvuyeho muri winter mw'abantu, urabanza ukambaza Imana y'u Rwanda, kubera umuyaga indege ijya kugwa wahahamutse uvuga ati turapfuye neza neza, kubera bari ubukonje umuyaga. Aha ni ahandi muherutse kujya ku bwato cyangwa? Oya, ahangaha ntabwo ariho. Hariya twagiye mu bwato hari muri Oslo, mu mujyi mukuru. Ahangaha ni bahita Stavanger, ahangaha wageze. Gusa turacyari muri Sura komine nyine tugana Sandnes. Nari nzi ko buriya kuva nka Oslo uza iwanyu ari nyine bidasaba gufata indi ndege. Navuga se umuntu ntabwo yaviramo Oslo akaba ageze Norvege. Niyo mpamvu ugeze kumbwira nimba nturanye na wa wundi mushuti wanjye wundi se. Ntabwo tuba duturanye. Buriya imijyi iyo mujyi utandukanye, hari n'abantu rwose ushobora kuza wari usanzwe uzi ko ari inshuti zanjye ushaka kubasuhuza, nkahita nkubwira ngo biri bukunde kubera imijyi myinshi baba batuyemo itandukanye. Buri mujyi kuwugeramo ni indege cyangwa ubwato cyangwa bisi nyine ari amasaha menshi. Cyangwa train. Ariko uzi kuva Oslo ugera aha na train ni amasaha 8. Burya? Yes. No, na bisi nuko. Ni hare cyane. Ni kure cyane. Kure cyane. Ni kure cyane kabisa. Rero ndabona twanakureka ukiruhukira, nagira ngo abakunzi bacu bamenye gusa ko bahageze amahoro, ubundi bitegure ko tuzabatemberezana n'undi mushyitsi noneho namara kuruhuka. Murakoze. Sawa, murakoze cyane.